niba umuntu ashobora kuba yayikoresha yasibye cyangwa se iri mu byo yakirinda ntayikoreshe kubera ko ishobora kuba yamwangiriza isomo. Icyo nicyo tugiye kurebaho muri iki kiganiro cyacu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ishimwe ikuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha ibisakare ku wasozereje intumwa n'abahanuzi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, tugiye kurebera hamwe amasomo agendanye n'ibyo mu bumenyi bw'idini rya Islam twita fiqhun nawazil, ariko by'umwihariko tugiye kurebera kuri nawazil as-siyam. Tugiye kurebera hamwe kuri bimwe mu bintu byabonetse nyuma y'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ivuye ku isi ndetse n'abasangirangendo bayo, ariko bireba amategeko birebana n'igisibo. Ibyo bintu ni ibintu byabonetse ariko intumwa y'Imana itariho, itigeze ivugaho mu buryo bweruye, ariko ikaba yaratanze imirongo migari kubera ko idini ryacu ni idini ryuzuye. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatabarutse idini ryuzuye, ariko hagiye habonekaho ibintu ku isi uko iterambere ryagiye riza, haboneka indege, haboneka telefone dukoresha zigendanwa, haboneka izi computer ziri imbere yacu. Ibyo byose ni ibintu byagiye bibonekaho nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kubw'iyo mpamvu rero abamenyi baricaye barebera hamwe ibigaruka ku idini ry'umuntu, ibigaruka ku idini ry'umuntu. Twe tuzarebera hamwe ibigendanye n'igisibo. Turahera ku bigendanye n'ibishobora kuba byakangiza igisibo cyangwa se bitacyangiza, icyo abamenyi babivuzeho kugira ngo bibashe kuba byagirira akamaro abayisilamu, ndetse tuzarebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Tugiye guhera ku bigendanye n'icyo bita ipomu ikoreshwa n'abantu barwaye asima. Abantu barwaye uburwayi bwa asima ni uburwayi bufata bwibasira ibigendanye no guhumeka kw'abantu n'inzira zo guhumeka cyangwa se ibihaha. Ipomu ubusanzwe ikoreshwa n'abantu barwaye asima ni ipomu, mbere y'uko tugira icyo tuyivugaho tunavuga icyo abamenyi bayivuzeho, niba umuntu ashobora kuba yayikoresha yasibye cyangwa se iri mu byo yakirinda ntayikoreshe kubera ko ishobora kuba yamwangiriza isomo. Icyo nicyo tugiye kurebaho muri iki kiganiro cyacu. Icya mbere turabanza turebe iyi pomu igizwe n'iki. Abaganga bakoze iyi pomu abantu bifashisha barwaye ubu burwayi igizwe n'ibiki. Icya mbere abamenyi n'abaganga baravuga bati iyi pomu igizwe n'ibintu bitatu. Icya mbere igizwe n'amazi, ikagirwa n'umwuka wa oxygene, umwuka uyu duhumeka, ndetse ikagirwa na bimwe mu bintu by'ubuganga bishobora kuza bikajya mu bihaha bigafasha umuntu urwaye. Ni imiti y'abaganga bashyizemo kugira ngo ifashe umuntu mu bihaha, umuntu abashe kongera guhumeka neza. Turanerebera hamwe nanone ni gute umuntu ayikoresha iyi pomu. Ubusanzwe iyi pomu bizwi ko iyo umuntu agize ikibazo cyo buhumekero, arwaye asima, atarimo arahumeka neza, iyi pomu arayifata akayegereza ku munwa, yarangiza agakanda, hanyuma agahumeka umwuka mwinshi, ndetse na bya bindi twavuze biyigize bikagenda bigakora akazi kabyo, bikinjira mu bihaha, umuntu akongera akaba yahumeka neza. Hanyuma abamenyi baravuga bati iyi miti iyi pomu n'ibiyigize, ibyinshi biyigize biragenda bikajya mu bihaha by'umuntu, uretse utuntu dukeya nabwo tudafite ikigero kizwi dushobora kuba twarenga tukaba twamanuka tukaba twaninjira
mu nda y'umuntu, tukaba twakinjira mu nda y'umuntu. Ariko abaganga nabo ubwabo ntago bavuga yuko ari ihame ko ibyo bintu birenga bikinjira mu nda y'umuntu, ahubwo ni ugukekeranya. Baravuga bati birashoboka ko hari dukeya dushobora kuba twamanuka tukinjira mu nda y'umuntu. Ni ukuvuga ngo ni ya mazi nayo ku nshuro umuntu ahumetse ni amazi afite ikigereranyo gito cyane, rimwe na rimwe udashobora no kuba wabasha kukibara. Turaza kwimukira rero tuti iyo umuntu ahumetse iriya nshuro imwe kuri no pome yakoresheje arwaye, bishobora kuba byamwicira igisibo cyangwa ntibyamwicira igisibo. Abamenyi barebeye hamwe ibigendanye n'iyi pomu n'uburyo ikozwe ndetse bayihuza n'amategeko y'igisibo, ntabwo bavuze rumwe kuri iki ngiki. Bamwe mu bamenyi ari nabo benshi bavuga yuko umuntu ukoresheje iyi pome igisibo cye kitangirika, igisibo cye kitangirika. Iyi ni imvugo yavuzwe na bamwe mu bamenyi, ndetse muri bo twavugamo nka Sheikh Abdulaziz ibn Baz, ndetse tukavugamo na Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, n'umushekhe witwaga Abdullah ibn Jibril, na Sheikh Muhammad Siddiqi al-Darir واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة, ndetse n'akanama gashinzwe kurebera hamwe ibigendanye n'amasomo ndetse n'ibigendanye n'ibibazo by'abayisilamu, bakabiha igisubizo, bakabishakira umwanzuro cyangwa se ibisubizo. Ndetse iyi mvugo ivuga yuko umuntu atanasiburuka iyo yakoresheje iyi pome, niyo mvugo Sheikh Ahmed al-Khalil fi bahthihi, ubwo yari arimo arakora ubushakashatsi mu bintu byangiza igisibo bigezweho cyangwa se bishya by'ibyaduka bitahozeho. Iyi niyo mvugo yavuze yuko iyi mvugo ari impamo. Abandi bamenyi bavuga yuko iyi pome iyo umuntu ayikoresheje imwangiriza igisibo, bakavuga bati ubusanzwe ntabwo byemeye ko umuntu ayikoresha, ariko abashije akeneye kuyikoresha, igihe yakenera kuyikoresha yayikoresha, ubundi akazishyura uyu munsi. Aba ni abavuga yuko iyi pome yangiza, iyi pompe yangiza igisibo cy'umuntu wayikoresheje. Ariko twebwe turagendera kuri iyi mvugo ya mbere, kuko niyo mvugo tubona yuko ifite imbaraga, kubera yuko ba nyiri kugendera kuri iyi mvugo batanze impamvu zituma igisibo cy'umuntu kitangirika igihe yakoresheje iyi pome. Bakavuga bati abamenyi bamaze kwemeza yuko, cyangwa se abaganga bamaze kwemeza yuko igice gitoya, kuko aba ba kabiri bavuga yuko igituma isomo y'umuntu yangirika nuko ari ibyo bishobora kuba byajya mu nda y'umuntu wakoresheje iyi pompe, ayo mazi makeya twavuze afite ikigereranyo gikeya. Hanyuma kubera gushingira kuri ibyo ngibyo, turavuga tuti abamenyi bavuga yuko imvugo y'impamo ari yuko umuntu wakoresheje iyi pompe atasiburuka, igisibo cye kiba cyemewe, bashingira ku bintu bibiri. Ibintu bibiri bashingira kuri byo, baravuga bati turashingira ku mazi, cyangwa se ku kuba umuntu yatawaza ashyira amazi mu kanwa. Biremewe ko umuntu wasibye ko atawaza agashyira amazi mu kanwa. Bakavuga bati rero abaganga bemeje yuko amazi asigara mu kanwa k'umuntu watawaje igihe yasibye, kubera ko ntibizirijwe n'Imana bitwemereye, ayo mazi ashobora kuba yamanuka yivanze n'amacandwe, ikigereranyo cyayo ni kinini cyane kuyashobora kuba yarenga muri ya nshuro imwe umuntu yipompye arwaye asima, akaba yamanuka akajya mu nda. Bakavuga bati niba intumwa y'Imana itarabujije gutawaza, kandi amazi abaganga baremeje yuko ayo asigara akivanga n'amacandwe, ikigereranyo cyari cyinshi cyane kuruta icyashobora kuba yamanuka akajya mu nda igihe yakoresheje pome. Bakavuga bati ku bw'ibyo rero ntabwo igisibo cy'uyu muntu cyangirika. Baganashingira ku kindi kintu cya kabiri, ari nacyo cya nyuma. Bakavuga bati nanone tugereranya n'ibishobora kuba byamanuka bikajya mu nda y'umuntu byasigaye ku muswaki igihe yakoresheje umuswaki.
birazwi ndetse byanashimangiwe muri hadithi zimwe y'Imana ko byemewe gukoresha umuswaki igihe umuntu yasibye. Umuswaki igihe umuntu yasibye. Iyo umuntu yasibye rero ashobora gukoresha umuswaki hanyuma hakagira bikeya bisigara bikajya mu nda. Turafata umwanzuro tuvuga ko rero dushingiye kuri iyi mvugo umuntu gukoresha ipompe biremewe mu idini rya Islam, kuba yakoresha ipompe ya asma arwaye ndetse ntibimwangirize n'igisibo. Hadha wallahu alam wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.